ubundi ndangare ebyiri zajyananye ku ishuri nonogera baganizeye ozi abaye kibigenze bite kandi nawe nanjye narimba nawe kwenda ngiye cyo nakurushaga uyu nguyu no kujya kubaza ibi bintu kamba bwiza kuri twahuye nabyo biteye ubwoba reka maze sobanura aho ngaho ukuntu uvuze ngo naragututse sinagututse umva rata mbabwira ndi mwana kiri mutoya mwe reka tuanze dushegere reka mbaye stories ukuntu twebwe twagize banzureke shu kandi umugore uvuga mbere y'umugabo nawe ngo n'ubushinzi n'umugabo wese kiri umugore Oya nyine ngiye kubanza kubahereza inzira yacu tujya kujya mu bwato. Shamwe abantu mwe n'inzira y'umusaraba mw'abantu. 8 se. Mitwaro 8. Ati muvane ibyo ngibyo atekana ko kugenda amasegonda umuntu ajya gutanga ari amafaranga. Tugashema Ako shanya tugenda basi muri buriya bwato. Ngaho buretse. Man. Ceceka. Kandi ngirimo kuvuga. Umugabo uzibisha umugore nabyo ni icyaha. Ntabwo nongera. None cyo ntacyo maze none oya abantu bagiye kurakara ndarakaye nyine oya nyine kuko nagufashe rikamaze kandi umugore udakubitwa burya ni wa mugani nabo bamenyera urangubita ngo njyewe nta kintu maze ku gitutsi wanutse n'uburyo wanutse nagututse shu wimbeshe ntabwo yanutse bona nasubira muri kamaze subiremo impamvu nabikoze reka nkubwire mwa abantu mwe muraho neza turasuhuje mwese aho muri mu bihugu byinshi bitandukanye abanyarwanda abantu bose abarundi abantu bose bumva ikinyarwanda abarundi habari ahubwo n'abanyari mu Tanzania noneho watanze comment n'akabatazarega barahari kuko ngiye ubwanjye mimi niko mu Tanzania mimi ni mutoka natoka TZ ndi umwana wa TZ urumva rero bakagombye kuba baranaje kera sibyo tubaye ikaze rero tubaye ikaze kuri bavuze ngo sinamushungo sinavuze ngo yambi kandi nagize ntabwo bayizi se warabivuze twaranje ikiganiro utabivuze yambi obo uri mulalu nakugize gutya yambi abatanzania yambi kwicisha imbavu abagashema yambi abarundi yambi Kenya Uganda yambi abantu bari muri Canada nabari icyo bita irwota masimbi abantu bari Ada umugore tangiye kwiprotokora ari ukageze kuri kamera oya nangize mu nakano kandi bambwiye ko nasitse neza ndabashimiye none bajya kukugira isireye pe none rero kunahise akurura agasatsi bambwiye yuko ndabashimiye ahubwo munambwiye nimba nibi nafunze nabyo ari byiza nabyo bimbere nibagiwe impeta bana ndumva ari ibintu byinshi nibagiwe nakabaye ndumva nambaye ubusa jagarara jagarara ndirimbo ni yande nyashugumira ni yande nyine shugumira shugumira ni yande basi umuntu mbona ukunda kuririmba cyane si Titi na ntuzana na nyambo abo n'ababyini ngaho utambwira ko nyambo utagiye Titi atari umuririmbyi ntabwo ari umuririmbyi ni umubyini Titi ntabwo ari umuririmbyi burya imbyino zose tuba twamenye iyo Jugumira niyo wayihimbye mu kuyibyina ariko si umubyinnyi akora iki se mu busanzwe cyamugize umusitari ni iki kubyina ni umubyinnyi ari byina mu maklipe y'abantu maklipe y'abantu nabonye asigaye afite n'ishuri ryigisha kubyina none njye nari nzi ko ari umuririmbyi mujye mu nyumvira nyine ntabwo ba muri Rwanda hanyuma iyo ndirimbo nta nubwo uzi nyirayo nubwo nari nzi ko ari iyi nanjye ntabwo nzi nyirayo ya Chris Izirata sijera Chris Izi nawe nawuzi undi wari nyungu inana ngwino waje nyine ngizo ndirimbo mba nziza ariko sinambanzi ngo nebaye ariko hari umuntu niboneye nje n'amaso yanjye ndamumenya
harya wundi waje muri ntuza n'ubuhe kandi ni Kenisoro harya ni wowe wundi waje muri Jesse utazi kuganira ungana n'uriya yes Okama ni Okama mani mariya ntabwo ari ryo zina mugufi ni Okama siyo waje muri Jesse komedi yambaye ikabutura yes ni Okama none iryo nabwo nkiryumva wari uzi ndetse harya wundi na Kenisoro ni Kenisoro uramuzi se we nyine nzi ko ari uriya waje hariya oya Kenisoro we ariko nawe ngo ni mugufi ubwo niyo njya numva abantu bavuga ngo ni cyakoze asumba aho uriya amusumbisha umusatsi gusa uriya nawe afite ubasumba asumba fisi asumba wa wundi wari uri muri Jesse kuko ari muri Jesse asumba fisi aramusumba aramusumba cyane uko yarambaye aragusumba bisi nuko cyangwa yarambaye inkweto ndende uramusumba oyasha uramusumba bisi Okama yabareshante ntabwo waba umusumba bigeza ngo muke ntabwo ari muremure cyane ariko ndetse akantu kanshimisha buriya ni kakacana n'agakumbuye si nzajya muri Jesse komedi ryari harya bamwita nde wa wundi bugufi bwakijije muhinde muhinde ndamukumbuye pe ngo harya nde impinga ya mbi turamuramukije nawe ngwino da ngo harya we ntiyavuze ngo ninde wavuze ngo ni umugashema muri nta n'umwe ni bombi yewe nta n'umwe ngwino na mpinga ya mbi nyine nta n'umwe ufana I know impamvu navuze ngwino ngo nawe da narigize ngo ahubwo n'uwawe mise nibuka ko bose ahubwo ngwino ni nawe wa cyane niwe wanjye kuko ari naho uzashaka kuzagambana ngaho ahubwo ubwo si biragambanye hari n'undi mutipe uri hanze nawe ushaka kumfasha ngo wangambanire kandi ari umukibu muzafata ubusa ni umukibu kandi agashaka kungambanira oya ubwo so ni timu yanjye reka ubu umugambanyi mubereye umugabo kura cyensi bigishwe uzaga ntabwo bayambirana kongera ikintu nibaza bayato nta mugabo wabereye undi nta birenze ariko reka ukozanyaho igituza reta nta birenze pe batanga gutya cyakoze atantama amayide nabona ngo umenye ukuntu nzakugira ese muranshaka iki ko mutazamfatisha wamukuye mu kazi je ariko naramwemerera ariko reba ukuntu nje nta kintu na kimwe ariko nzahora nirahira niba we yango zongera nzongera utyo tubitegere bisanga kwa data bukwe tubitegere ntago nzongera nisangayo nagiye kwa mama wawe kwisanga kwa data bukwe Nagiye no kwa mama wo mu bukwe happy so guys tugarutse hano rero tuje gukora iki mutera agatebe mufata agacyayi mufate n'injugu mugiye kumva story ni time ya story natwereje ngo tugiye kubabwira urugendo kuma trevu tugiye kubabwira urugendo ariko tubabwiye n'udusha twatubayeho yako turababaye kuki ibintu tutabikoze kuri nagihari nibwo story yari burya rero gukora iki se mwarajyanye hari story nashakaga kumuvuga ahari nawe ari buyumve arayumva se arabayibasha uko yivuga ntacyo arayivutera muri comment ngo ipikipiki ya mutagisi iratogota ipikipiki jete we wakora iki wakora igihe wakora interuro udashyizemo intuza udashyizemo igihekane reka nyandike neza telefone oya ndabyandika kuko nyitekereje nuko nawe uvuze ugeze na hano ngewe reka nyivuge ipikipiki ya mutagisi iratogota iyo ni indirimbo ya kera togotogoto Kalisa nimvuga ajyanye iyo jya akunda birahagiyemo nda Kalisa areba mu kiyaga cyangwa areba umurari
hako nk'uko muraro we ntukagere gushaka ijya kure ujye uvuga ngo fisi ni mugufi guse ni gayo isanzwe fisi ni mugufi ariko cyakoze fisi mane yaragowe abantu muri komite bavuga ngo baramukunze bataranamubona ariko cyakoze birasekeje rero ntabwo wajya kuri airport bamusaba ababyeyi cyangwa kwambuka umupaka wenyine hajya bavuze ngo bavuze niyo mpamvu namushinze mushuti wanjye ndamubwira ngo umunyambukiriza umupaka nibura nibabona ari abana babiri uzikataje no kunandeba twabonye tumujije kwambuka wavuga nta muntu wagufasha ariko twari twamubuze disi yose tugiye kwitangira hagati ariko twari twamubuze disi telefone yavuyeho tugaya tuyasaka akana sero pimpinyiri mpyisi yancyoye Rwanda uri kugikura Rwanda ese ni nk'utuhe tuntuza wibuka twa kera mumbwire muri comment ni nk'utuhe mwibuka twa kera tw'udusitore mwigiragaho intuza mwigiragaho ibihekane twigiragaho ibihekane niba twaragiraga kuri ariko uzi kubikurikiranya ndanganya shambwa kasanga nda nyasha afunda ngunda disi igitabo ndakiwe naragisomaga hamwe n'abakame nyashya y'ababa abuze ibintu byo ugasanga noneho niyo bajyaga kukwigisha ibyo bihekane bajyanaga nk'iyo nya niba wigiyeho ntabwo babaga bashyiramo sha kandi iri imbere tutarayigeraho cyangwa nubwo kugira ngo bashyiremo sha bashyiramo nda twize mbere se wazagiye kuba umwarimu sizo nzozi zawe kereka nigishije na sare nyine se wazabisabye si byawe njyewe nkunda kwigisha utwana uzageyo urangira ikigo nagira ngo bamukorerabushake mbwira ngo urangira ikigo murakirite muvande mfite inshuti yanjye ifite ikigo oya afite ikigo cyiwe njyewe na sare nawe yigisha njye turiya twana bawe ndabikunda ubwo si ubwo wagutesha umutwe wabigenza ute njyewe buriya buryo buteshanya mu mutwe nibwo nkunda shangiye nabakunda bari gukina ariko n'abakuru benajya wapi njyewe na sare nanjye nakwibera nk'umugore wa Obama umugore wa Obama buriya yari tica nawe buriya yari umwarimu ari umukorerabushake atahembwa ari perezida ari umugore wa perezida oya sha ntabwo bose bamwemerera ubwo si icyo kigo yajya mbese mumwemerera icyo kigo yajya kwigishaho cyaba kimeze gute uri umusazi arigishaga cyane rwose ubwo si ikigo cyose cyaba kirinzwe ikigo cyose cyahora kirinzwe umunsi wose hariya ntabwo ari muri Afurika shefute Afurika niyo irindwa se yonyine nibo babigira intambara oya hari usanga babafite nyine none se n'ubundi none se bageze mu itegeko ko none se bibaye ari akazi ubwo ntiyarindwa akazi ariko se akaye kazi muri perezidanse nyine gukora muri perezidanse none se ni ngombwa ngo buri mugore wa perezida wese akore muri perezidanse ni ngombwa reka ku buryo wajya muri kampani ahantu ugakora atari aka leta harya ubundi madamu Kagame akora iki afite indabyo ngaho afite nyine ahantu ahinga indabyo hariya ni muri perezidanse hariya ni muri perezidanse ariko nyine ni ahantu he he ni nahe hariya nuze Rwamagana nahe nyine aho kurindwa biroroshye aho kuvuga ngo agiye kwigisha yenda nka King David ahagaze ikigo cyose barakirinze hari Imbuto Foundation yibaye nyine muri perezidanse oya nano ibaye Imbuto Foundation zibaye si ibinyamata ofisi yabibaye simbizi oya Imbuto Foundation ni nk'uko wavuga ni umushinga niwe wifunga n'uwo ariko n'uwo umushinga nyine kuba ari umushinga icyo nicyo cya mbere yajya muri ofisi sava yagabura niko kazi ke tuzi kazwi Imbuto Foundation ibindi n'umuntu iriya ni kampani uri kubyumva ntabwo agiye muri kirasi ngo agiye kwigisha yiwe none neza wowe numvise icyo ndi kukubwira nyine we nuko ari cyo akora haka mutubare ntituza kuvuga ibyo tutazi ariko ngiye icyo nzi usibye ibindi kuba yagira gutya nyine nk'umuntu abantu babona nk'icyitegererezo akaba yajya kuvuga ati yenda urubyiruko runaka ndajya kurusura ndugira inama
ibindi gutya ariko we akazi kazwi none wasanga n'ibyo mvuze by'indabyo nta nubwo ari nabyo ubundi uzamugana ibiyozi ko ari ugucana akakubwira ngo ari babimwitiriye buriya ni ibyo arakubwira wa mugore w'ishyamba ukaryaho naba ari njyewe njyewe icyo mpagazeho ni imbuto foundation uzabikura mugeze atabizi wasabye imbabazi hakiri kare utuvuze ibyo ntazi nta n'ibyo nzi pe ariko barambwiye ngo hari rero abanyarwandakazi uyu mugore tumubariye umushyanuko we ntabwo nicyo tuzanye uwo mushyanuko atari wowe ko ngera ivugiraga ibintu byumvikana ariko sinabyo ibyo ngibyo urimo kuvuga Brigitte harya wakora iki Brigitte uriya madamu wa Makoro wese umwarimu n'ubundi madamu wa Makoro nawe ni umwarimu uriya ngo yaranamwigishije ashaka kuba atari umwarimu nyine batarashakana aramwigisha n'ubu oyasha icyo cyo ngiye ikintu mpamya ko bitashoboka yenda yaba nka hedica wabo akagera muri office ariko kujya muri class bamurinda gute tuvugishije kubera iki se batamurinda akaba ari kwigisha mu imbere harimo abarinzi akaza bapanura nk'aho hanze hari ikindi se akajya imbere ntabwo ari bajya imbere bakagira ubwo muri abo banyeshuri neza ukeka ko perezida bafitanye inama y'ibanga n'undi mu perezida abarinzi binjiramo usanga bari aho hanze bakorera protocol urumva bari abantu bakeya bari uwo muntu umwe winjiramo ariko none class abanyeshuri se nibo batera bombe ntuza babasatse bari bwigisha bagasaka ububaga bwabo njye numva simbizi nako arono wamugana ibyo mu pisi bazajya uvuga ibyo so anarwara urukeburega ko yakutamenyera gusuka ariko si bakora massage ntago bakebura nyine se ibyo ngiye kugira nayo nyene uzana pomade wowe no kugira gutya consultation gake wowe ndakuyamye none imbere ya kamera umugome wagore ntago nabuki sana hano shurika shaturika kurwana muri kamera muri kebure mu cyazo cyop sana hano urababaje man ndakubaje kandi ubwo bihwaniye murakiza kibazo mbabaje umusatsi none ubwo mbabaje aho nababaye Sundi ko bavuze ngo uretse mbaze intoki zawe hari umuntu wavuze ngo iza ntoki abantu mu hano harirabura naye ngiye kubicunga none akosho ibintu byarangiye bigaragara ngo ntabwo ugize uti buriya nanjye naye ngiye kubicunga ndetse wowe ugendera ku bantu shuri feke cyakoze twaje kubitera story ariko ndebera ibyanzanyemo okay sorry ndebera ibyanzanyemo kabisa ariko mbere ko tuvuga mbere ko wenda dutera story niyo tariki mu buzima bwawe utajya wibagirwa ngiye nakoreyeho ubukwe nayo tariki yanshimishije mu buzima bwanjye kujya kuba wicaye ukabona abasaza hariya biriwe aho ngaho umunsi wose ku bwawe washimishijwe n'abantu bagutaye ubukwe njye nashimishijwe uwumbajije umunsi wanshimishije mu bukwe bwanjye kuko nyine akantu ku kandi kose karanshimishaga itariki yakubabaje wibare shaka kuntambutsa kuri kapeti wibare cyane bayitambuka abandi batabyemerewe rwose babanje kuhakwa batabyemerewe yego ko abandi bajeho niyo hagira gukandagiraho babandi ba decoration n'ibiki bahita bongera bagahanagura ngo ntaza gukandagira ahantu hasa nabi ariko sha wabungusha ko wamwiyemezi aha nihe ibabashe utazibagirwa n'ibanga ibabaje utazibagirwa n'ibanga nayibwira wowe ako naguri bumbaze icyayimbabajeho ngenda menye yari 28 z'ukwa gatatu nsonde ndutabizi aha hajya kandi kantu nshaka kubaza nakaye ngo tujye mu kiganiro ra hajya oya reka twivugire ibintu ndaza ko nanjye nkubaze reka ndaza ko kubwira nanjye nkubaze ndaguhereza iminota ingahe ndaguha umunota sina 27
ndashaka kumbwira ibihugu bitatu bijyana muri bitangizwa na politike mani. China, Chad. Felicitations. Uwo mutwe bitangiye kwicanga. Ngo cya gatatu se no vanze nari cya gatatu se nari navuze ubu ngubu wavugiraga iki se ikindi felicitations buretse ahashwaretse ni wowe mvanga ari nawe uwo mutwe birevanze buretse kongize mwana wanjye umutwe birevanze umuntu turashize kandi cyo cyagomba kujyana n'igihano we ukazajya urangara mu kirasi wowe wari uri mu kizamini ngo nuko abana batambutse umuntu turashize wowe jyano n'ijyano uba ugomba kurya intuza nk'ubwo wowe watuma umuntu avuga cyane iherereye kuhe mugabane winesha umutwe nta na kimwe hano aho twaje muri game twaje gutera story winkubita we ni wowe utegeka wose kw'ikiganiro kijoro kubabara bwira nyine zimya kamera niba atangiye ibyo ikiriho none we n'umugorera mareka rero wikwica ibintu none ikibazo ngiye kukubaza kirajyana n'ikiri gito uya reka ubwo rero hagihagarariho rero usubize gisirimu itondere ubu tuje mu kubazanya oya ntabwo tuje kubazanya hano cyo kunanira ni ugukira igita sibyo cyane iherereye ese njye kura kubaje utubazo tworoshye nigeze nanakubaza ni cyane iherereye kuhe mugabane waziye station utandangaza ndumbaza ikindi byarangiye tugiye kuganira cyadu wavuze iherereye kuhe mugabane uborera sheri urabizi icyo nimukorere subiza nyine urabizi icyo nimukorere subiza nyine ni ugukira igita rero oya reka bandangare ndakuruma ni kuhe mugabane ndeka hose birakunaniye umugabane ukunda cyane uyobewe ndeka nkukoreka nyine nkukubwiye nuwahe reka gahunda munyumvire wa mugore none utoka satani USA hano umuntu we mugabane ubundi ubu Canada nayihindutse umugabane ngaho byose nicyo gihugu nkunda urumva byarambye ngo ahantu ukunda kandi nkunda Canada ntabwo Afurika uyikunda ntambitsemo ako kantu Afurika yose inzozi zanjye Afurika se kuba njyewe njyewe nzayisaziramo oya ngaho da reka iwacu nanjye ndi umunyamurenge igihugu cyacu isezerano ni Canada rero utambitsemo ako kantu ntujya uzansubirize jene nshatse ko kuba muri Afurika hano hirya rwose hahandi haberaga intambara ejo bundi reka ntabwo utuma ntekereza ni ukuri kubonesha umutwe nta na rimwe utuma ntekereza ndebera ubu si umudu yo kuganira ngeraza kugaruka ryari nongera ngiye kubyivangamo ariko tekereza noneho nk'ukuntu uvuze ikibazo nkubajije itangirwa na si bikanga bikakunanira pe ubu wibagiwe na Kongo kuko twegeranye oya noneza wigeze umakanya ko gutekereza tuvugishije ukuri ubu utangira kuma felicitation najya gutangira gutekereza ukabura amvanze baza kandi kabazo kari bunse nta kibazo reka reba umbaze so guys rero abagashema yambi kubaza buri muntu nimbapendaga sana nakiretse tuje kuvuga story ibanze kumbaza rega ndakuzi ni mubazo uratongera umbaza oya njye ntabwo nongera kukubaza we mbaza ndagusubiza hajye bavuga basubiza gute sitaki kongera kurwana mimi nataka mapisi nataka mahoro mu Kiswahili ni gute nahita mahoro banayita mapisi okay maombe ni iki maombe ni iki
amani mimi sitaka kubura amani. Njye ndivugira ikinyarwanda kandi ntukazajya uvanga n'indimi. Rata Ejo bundi umukuru w'igihugu yaravuze ati niba mugiye kuvuga ururimi mujye muvuga. Sinyavanga. Uzi ururimi yavuze kuvanga uri kuvuga ikinyarwanda ufite so urabona if what njyewe reka nimba ngiye kuvuga ngo amahoro nataka amahoro aho nabivanze ariko nivuga mimi nataka amani ni ururimi ntago naruvanze nsigenze n'urugande masizoca none nigeze gusaba umuntu nigeze gusaba ipasiri kuko nayisabye ngende bajya kukuvamo abantu ushaka kumvemo reka ayi reka ngende ivamo yewe narahamagaraga ati mimi nataka mvuze Kiswahili aje navuga kigaho ufatwe n'ikize umugorera twagiye tujye gutangira he ese mu biki ayi iyi nkuru yagutangaje muri twagiye mu rugendo ni iyihe yantangaje ukuntu wambarije puberi nanjye ntayisubire kaba karabaye ako reka mbabwize ukuntu nimba ari njyewe umugore bamukubise umugati harya ngo biriya nabyo bimeze nka banzi w'ijwi ni banzi pe uyu mugore nanzi ngo abyibuhijwe n'amahoro kumva abyibuhijwe na biriya byo kurya niba ari ibyo ni byiza oya ntabwo byase haba harimo imboga ibintu by'intungamubiri gusa ariko banzi buretse nzayibereka nagiye kuyifata nagiye kuyirya umunsi umwe nzakora akabiho nyibereke ukuntu bimeze n'ukuntu bayiteka n'ukuntu bayikora bayiteka uhagaze aho ureba Cadette yambi ngaho da ese ubutararenza gusuhuzanya ariko mana yanjye bate numva Dubai muri mutya ntabwo Dubai bavuga Kiganda arakizi bavuga ariko n'umutware wawe umuhekensi numugashema cyane Mandela se niki Mandela barakurengera buriya ni umupupu ni umupupu dore narangubita nawe dore ni dore kandi koko ni umugashema yes ubwo bese ubwo tugiye ku bintu bijyanye n'ishyari ubu nsome nde nasoma Shabara kansome Sharon Shaba ni umuki ni umugashema cyane Shaba ni umugashema Sharon ni umugashema Shaba ntabwo ajya akunda abantu biba njye ndiba nde wowe uriba umuntu ugukunda nuko nawe afite imico mibi wa muntu ukunda agashema agira imico mibi turiba se ngaho muriba nyine reba nacyagiye nacyakiye ubaza ibibazo akabeshya abahanzi ngo ba Burundi yarabeshyaga sinjye wabikubwiriye niwe wabimbwiye nyuma ikiganiro cyarangiye ngo nabibye we ko abahanzi nabibye narafitiriye ariko ndavuga ibintu birimo zo ntabwo muri bo bihakane Fazo ndabizi buriya muntu niba ari Faizo ariko abaye warahari ariko hari undi navuze ngo niba ari Fazo nza no kuvuga Faizo sha nyine waratwemeje Faisal uriba Faisal yari umunyarwanda uriba igihe cyose ubwo rero umuntu ufana gashema nuko nawe aba afitemo utwo tuntu ariko abantu bandengera ni abarokore abana beza abarokore I see twari turi mu kuru story z'ukuntu nyine watangajwe n'umugati bama umugati nka baroshira ahubwo ikintu cyambabaje ni ukuntu avuye mu ndege nagiye muri toilette none natekereje kujyayo ahubwo mu toilette zawe ziba zimeze nka ziriya zo mu bwato oya se zo mu bwato narazibonye zohoye ni kimwe zo mu bwato maze nanjye sinakwirwamo mu bwato se wakabonye sinahabonye se kababara gutya bisaba ngo ujye kwisesekamo akareka niyo cyangwa niyo mpamvu natwe twoherezamo umuntu mugufi yiga
mbabarira siyo mpamvu buriya twohereje ntuza ngo aturebere uyu wacu yigugarukira aho ari kugarukira urumva terwa narababaye kuba naragiye rata twabonaga ari hato rata umuntu wagiye muri toilette nta muntu wakwirwayo turabona twohereze inshuti yacu iyi ngiyi ijya kuturebera iyi yaho ngaho iyi kuri kushugumbwa warekera tumva battle stories ukuntu byagiye yako guse kushaka kunzibisha umugorera okay ngaho uvuga ariko uyu wacu uyu nyine turamuzi nabo bamumenye murahari ko rata ni inshuti yacu iyi ngiyi bityo mu uri umuntu nzi wamuvumbuye ni mugabo wenyine yego mugabo inshuti yacu arayizi okay man shimwe hanyuma rero n'icyo kintu cyavugaje kuba narageze ariko bagiye Moline hi okay Moline mugabo uti happy birthday Moline no wese Moline mwiganye yes yavutse umugabo yavutse ngaho dutere story nyine utubwire story z'ukuntu wagiye Uganda nagiye ngiye nari nubwo bwa mbere nari ngiyeyo ahubwo wowe dutere yawe ni wowe nari mfite kubibaza ngaho mbaza niki ugezemo njye kwihera mu ndege niho hantu ha okay ndagiye sinamugira hejuru reka duhere hasa nagiye bakugeje kuri airport akigenda wowe twongujiyemo niki wabonye kumva kiragushimishije niki ikintu cyanangaje cya mbere ni ya bisi twagiyemo ibindi byo ngiye gukora ariko n'umugabo na kimwe nigeze nkurikirana hantu hambere habanje ni hari ukuntu badusatse amabaga yacu bakayajyana noneho birasekeje ugenda kwawe na baga sikagenda ukwe yes iyo ziremereye noneho bafite ukuntu basunitse ntaberetse ngira naberetse ukuntu basunika ukagabana utubaga turagiye byaranangaje turagenda tugera ahantu ikintu cyambabaje cya mbere nawe nakibagiwe bavuze parufe sha natwe tureba ipfu buriya ngo parufe barazihisha ngo buriya ngo bazishyira hasi cyangwa mu myenda hagati rwose tunahaganika hejuru parufe yanjye barayitwara we ubu ni umuturage ubundi cyangwa barazigendana hagati none twe tuyinaganika twabaye barayitwara wabaye iki wabaye igipfu nabaye igipfu sha ubu koko umwana y'inkunga y'agaparufe kanjye ko bakagize ngaho mukakanyoherereza waba yaragakuyemo yaba tuzi se akagakuramo tureba ni mu Rwanda bagakuriyemo cyane hariya aho ubizi ariko nyine hari ibintu byinshi byaducanze batwaka n'amavuta yacu batwaka n'amavuta yose nta na kimwe twari tuzi ubundi ndangare ebyiri zajyananye ku ishuri noneho ngewe nabaga nizeye uzi habaye iki bigenze bite kandi nawe nanjye nari nawe wenda ngewe cyo nahurushagaho uyu nguyu ni ukujya kubaza ubu ngewe ndi kumwe nawe nama njya kubaza iki twageze kuri airport rero mw'abantu mwe muturebe ubu ngubu n'ubwa mbere mubona turenze hariya muri compound hariya hanze wowe mbwira ngo tuzagira burya ariko nanone airport nakunze ni y'u Rwanda nta n'indi ni y'u Rwanda n'iya Kenya Kenya nayo irakwereka ntuza zose ibyanditseho noneho na hariya no mu Rwanda indege igiye kugenda ubumenya noneho bashyizeho na ntuza zazo nariya ama screen nayo bigaragaza ibiki apana ziragenda zigaragaza ngo yindaza guhaguruka sanga yapiraza kugasanga nka Ethiopia ni murindirira Rwanda ya murindirira Qatar murindira ibintu nk'ibyo ngibyo babigaragaza neza ariko noneho mana nyagasani cya gihugu cyacu screen zirazimye no kugenda wimenye nyine zirazimye ahubwo bose twese twatwicaye ahantu hamwe zirazimye nibo hamwe turagihiriri hamwe ntumenye ngo yenda barajya haba barajya mu Rwanda abajya haba babicaye na Kenya nuko urumva Jean Pierre amabisi y'abameze ati yicaranye n'ihene yicarana ariko man
airport utsitara kuri ntuza utsitara kuri aya madara agenda gutyo ariko rero ari amadara nuko ari ubuturage mu Rwanda arahaba nawe umeze nk'aho inshuti yanjye yavuze ngo ntishobora kumanuka muri esanseri buri gihe izenguruka muri esikariye niyo yaba ireshya iti na esanseri narayitinyaga nayo kera uzi mushuti wanjye urabona kwa Makuza hejuru ahera abayo resitora abayo akantu k'intuza noneho twamanutse muri esanseri waravuga ati nge ndurira na esikariye aramanuka esikariye ari ukuzamuka yarazuriye no mu kumanuka arazimanuka amaye nka data njye buriya tugeze kuba turi kumwe na ba Fiona na ba Foto tuzijya njyewe ariko sinajyaho ndeba ukuntu bajyaho bose bwaba uranyica bahita nezengurukira ndigendera kuva ubwo ndayanga nyine reka rero tugere ku kibuga hari biri supposed ugomba kuhaca hari ubundi hari izindi zari zihari nta zindi nizira zonyine ntabwo nyine narebye ndavuga ati ngomba kubikora ubona dushya twose ngo mbe mwige sinahari ko nagize ubwo usibye ngiye kuhasoza n'uhonyine nasaka nk'uyikanze kwa kuvaho wagira ngo amaguru n'umuntu aracyagenda uvaho wirukanka ubundi se wese wavuye wirukanka ntirukanzwe n'iki ubundi wavaho utegura nuko nongeye ngabikora bikananira wagira ikirenge uragishinga ugatamba nta kindi njye barumva kuguru kwanjye kuri buhere murame kubaho ariko narabimenyereye nagiye kugaruka n'abayemetire wabyo uzirenze rero ni ikihe kindi cyagucarenginze cyangwa wabonye ukumva uracyishimiye kugera byonyine kubona indege zimeze gutya ubundi nizana narazirebye rero waramenyereye parikingi ya KBS KBS ariko mw'abantu mwe kubona indege ziri kuvuga njyewe nagiye nganuye gutya byose byabaga byose nabirebaga hapo nyinjiramo atambara muri bisi ninjiye muri bisi ase tugiye hehe ku kibuga cy'indege nta gucaracara kugenda muri ugisohoka gutya mu muryango utanjira muri bisi ariko abantu batugata amakuru turayabahaye neza noneho turayanabaramburiye fresh ninjiramo tuba tugiye dufashe hari izo bafata twebwe ariko mu Rwanda ni abasirimu ni ukuri wajyana i Burayi abantu batabizi bazi ko u Rwanda rukiri hasi oya ni i Burayi pe twitanjira mu ndege ufata nayibonye abantu bagiye nde nayibonanyeho mu Rwanda bari muri kwasteri muri KBS nje kubona mbona babinjiye mu ndege se babagiye gute gezemo nanjye mbona niko bangenjeje nuko rero ndinjira harya hese bazana iki ndancana karade ariko batuzana umugati ari nayo negereje kurya nubwo numvishe ngo twebwe baduhaye ibyiza si wabyumvishe ko ari umuntu byanditse muri comment baduha kugati none data akajya kanga nkakirira ntabwo nabirya nariye banzi mw'abantu akabyanga atwirira nambwa wongera ukakere umfatire wowe ufate ndawurya wowe don't worry shamwe abantu mwe rero mukorera amafaranga mukire kugira ngo mwicare imbere muri high class naje gusanga buri abakire harya bayita high class bayita iki bayita muri class nyine muri class baranasinzira basinzira baryamye nyakuryama ntabwo ari nka biriya byacu n'ibiriya biri comfortable imeze neza bajya no kurya ntawe ureba umukire ariko hari ikindi gihugu ndi guharara cya gihugu nakubwiye hagiye kita gute kiriya gihugu nicyo ngiye gusengera Chad se Chad imbari wati Maldives urahaze ujye uzajya mu birwa bya Caraïbe naho hari amazi gusa naho abakire naho ngaho naho abakire ndaza kukwereka iyo vuba wowe yabyumve Caraïbe ntabwo tubitegere urahita wemera nawe mu mazi rwagati hagati ni mu kirwa ukaba ujyana Zanzibar nuko naho ni mu mazi hagati kikijwe n'amazi none ukaba ushaka konjyana Zanzibar iraryoshye kandi wavuze Dubai se ariko bwo ndaharetse nimba hameze nka nimba Maldives hameze nka noze nka Zanzibar ubwo njyana Zanzibar ni mu kirwa ujya hari ikirwa ubwo ni mu mazi noneho nande na modoka zihaba n'amamoto n'amagare ni indege gusa ijya ubwo n'amazi manini ni mu mazi gusa cyangwa zakujyane Guantanamo Bay ndahazi se njye naho ni ikirwa naho hari amazi cyane abo mbizi okay ababizi
enjeje hano ni mazi hagati na waruvuze gute waruvuze ikihe gihugu Guantanamo Bay ubwo nyine n'ubundi wandagiye ko fisa adasete se buriya arahazi wese sinka uriya arahazi ebyiri ziba zahuye uzabumva muri comment abahazi ni amazi pe ni ikirwa urumurangije iki harya Guantanamo Bay Guantanamo se y'abagereza ra yes ni muri gereza ushobora kuzajyana nta muco aha kotekereza ese si mu mazi ushaka nimba ari ibyo njyana na nuzi nimba ari ibyo njyana nuze hano ni iwawa se n'umwana we ngo ni mu mazi yes none kandi ushaka kurira ikirenge tuvamo rero tugera Kenya ho ntabirenze ariko niho hari heza ugeze Bugande rero niho hari story nziza nshaka kubabwira ukiva mu bwato nyiva mu ndege mbona amazi ariko amazi yo ku kibuga cy'indege wabanje kumva igishanga ni igishanga bwo nanze kubivuga ariko ni igishanga pe wabanje kumva igishanga turahasohoka ati se kandi hano hantu ariko narahakunze ukinjira rwose n'umuntu nimba kubona kuri mwene wabo abanyankore batangira gukunda kibubu bakanamusuhuza mu kinyarwanda none wongera ahantu nisohoka bagiye kudusaka urahita nkurura tugira ubwuzu nagize ubwoba nkasuye umupolisi noneho ndagirane ahita yanyatse indangamuntu yanyatse passport uri umunyarwanda abatangiye kumvugisha tuba turaganira bate igihugu ujemo gishobora kuba ari cyabyo turagenda rero bahita batwakira twinini utababwira se ukuntu watwaye irangamuntu na ntuza na passport byose amasa niko njye nabyo narinzi njye numvaga ahantu ngiye mu gihugu in case ashobora kumbaza indangamuntu nkumva ndi utanga indangamuntu nyine noneho passport ubwa mbere nayo nyigendeho kandi nayo nyibaranye imyaka uzi ko passport yagiye imaze igihe imyaka 2 itava hira nari mutwaye Dubai arahinda rwose namwemereye Dubai ahita ajya kuyigira n'inshuti yacu yingiye hano hirya ade nafyo narafite passport ubu ninjye nigeze mbavuga none se hari ikibazo si kuvuga passport hari ikibazo kibi ko hari ibintu uvuga nyine ariko urumva rada ngera ku kibuga cy'indege kwineta zo twakira na flower ako kuntu ndi kuvuga story nyinshi n'ubundi kandi nzazibahereza uzazibahereza ryari sinenze ngo nizo urimo kubaha ndi kubaha story ariko hari vlog nanafite nyine ariko twihuse reka tujye mu mazi unavuga ukuntu wanutse mu mazi niwe ushaka kuvuga nanjye ariko turabanza tuhagere ese nagututse bamenye ko uriya munsi twashwanye ariko reka bambwira atafi mu buzima bwawe umugore arantuka oya shu wibitangiriraho ntiyanutse natwe naramututse ntiyanutse sha ntabwo namututse shu ntabwo nabikora mani reka mbabwire mu buzima bwanjye ntabwo zongera kugufata nk'ikigirwamana okay nyine kurungu ufata ikigirwamana baragituka reka mbaze nkubwire ukuntu ngufata nyine reka mbwira narisekeraga nk'uko fisi yaseka amagutatutse fisi se we yarazi byari fisi susibye yaba ari kumwe n'umugore we byari bigenda bite ahubwo noneho dore henure yo ukuntu yansekeye we yari yabaye gutya ngo afate ko guys sibyo turaseka ariko ibi bintu kambabwiza ukuri twahuye nabyo biteye ubwoba reka maze sobanura aho ngaho ukuntu uvuze ngo naragututse sinagututse umva rata mbabwire ndi mwana kiri mutoya we reka tuanze dushegere reka mbaye stories ukuntu twebwe twagize banzureke shu kandi umugore uvuga mbere y'umugabo nawe mbona ubushinzi okay n'umugabo wese umugore Oya nyine ngiye kubanza kubahereza inzira yacu tujya kujya mu bwato. Shamwe abantu mwe n'inzira y'umusaraba mwabantu. Abazi yo Mana dushimira Imana nguhaye cyubahiro pe. Kugira ngo nyine nzashimira Imana kuri channel. Oya buretse. Tujya kujya twari turi ntuza kuri Speak Resort. Abari Uganda barahazi cyangwa n'abajya batembera barahazi. Tuvuga uko byagenze. Duhereza umusore mushuti wacu ikizamo cyo kujya kutuzanira ubwato kuri Speaking ngo tugende. Araza aratubwira tumva gashe sinshobora kubemera niba muri inshuti zanjye.
sinshobora kwemera ko mutanga aya mafaranga barimo kwaka ngiye mujye kwangiza amafaranga hejuru y'amasegonda bakaga 1,200,000 y'amashiringi kandi nyamara burya no mu bwato bwo mu Rwanda niko babugenderamo nubwo ari 1,200,000 ntuzaye baca ngahe kerewo ngo mbyibuka kerewo ni 400 ego mwami Yesu ntabwo mbyibuka aho ni 400 aka kerewo kazenguruka hano hose none se hano hose ntibakorera ku masaha batwatse 1,200 y'amashiringi heno ati nge wenda namuvuze ati ndakabagwa amafaranga sinshobora kwemera ko muyatanga ati tuze mwatwaretse se tukagenda n'undi ko bibaro kurya cyati nge mumva ne ibyo ngibyo tumuze tugende cyego ndabere kandi dutegera ubundi bwato tuba turakonkobotse ati bwa makeya muri 700 imitwaro ubwo niyo ngaye mu Rwanda imitwaro 70 ubwo niyo magana ngaye mu Rwanda imitwaro 70 ubwo ni 50 y'amanyarwanda 50 50 reka 700 raga amashiringi yarazamutse mbere nibwo twabakubaga inshuro nyinshi raga yarazamutse 700 ni nka 250 uri kuvuga ubuhe bwato se bwa bundi twabanje tukajyamo tukabwanga nka 250 uravuga ubuhe se 230 gutyo ubu uri kuvuga buriya twabanjemo tukabwanga oya yarambwiye nyine we yaratubwiraga ati hano ubwo batwaka 1,200,000 hariya turabubona ku mitwaro 70 ibihumbi 700 bya Uganda nyine imitwaro 70 ati ngiye sindi bubemere ko mugira ati kandi turabona bwo VIP sawa ubwo VIP yavugaga tujye kubona tubona we yakumbe adushakiye ibiti sha ibiti bya bindi baba cyakora gifite moteri kibiti gifite moteri ati ni ibihumbi 80 tekereza tuvanye kuri 1,200 kandi ko kwerega iriya yari saving atuvanye kuri 1,200 atujyanye ku bihumbi 80 tekereza ko kuvana ku bihumbi 100 by'amanyarwanda bakakujyana ku bihumbi 20 na bingahe urasha koroke si ibihumbi 80 se imitwaro 8 ati muvane ibyo ngibyo atekana ko kugenda amasegonda umuntu ajya gutanga ariya mafaranga tugashema ako shaje tugenda basi muri buriya bwato ngaho buretse man ceceka kandi ngirimo kuvuga umugabo uzubisha umugore nabyo ni icyaha ntabwo nongera aba bagore bati turakabagwa hase bashaka kugenda bifata amaselfie ngewe selfie cyo kibazo buretse n'ubwoba bati twebwe tukagenda mu kintu cy'ibiti ntibibaho ako si ibiti wabisize mu gishanga cyaha bifite moteri mu gishanga yose bihari umugabo niba babwiye ati aka kantu nyako kwambuka hano muraya amafaranga muraya aka kanya inyanja ako wabarukika hari ni muri Victoria wamugore tuhavuge sorry shyanuke ako rero nawe uri murambangamira wanze kwambujije kuvuga uretse ngiye mbanze ninangirize story zanjye abagore bati ibi biti birakanyagwa ngo bifite moteri birakatsindwa nga bya bindi byo inzazindi za Gisenyi za Tamutamu uze kubushyira barangije barabyanze barafote bwabo ndi bubi barangije barabyanze abakobwa turi kumwe nge na fisi wanjye na Henure nta kibazo byari biguteye fisi nta kibazo yari afite nitwe twabiteye rero babwinjiyemo barangije bati mudushakira ubundi buri VIP bazanye buri VIP twinjiyemo turagiye tugeze hagati niba ari moteri yagize ikibazo niba ari batire bigasaba gushitura nk'uko kundi mu muhanda wajya mu muhanda ukajya ugira gutya munsunikiremo maye kibobo wanjye n'inshuti ye na Queen ati kandi nyangu nabivuze ngo ugashema ngo wahamagaye oya urabivanze navuze guhamagara turi kugaruka iyo story ngewe watangiye uvuga ngo nahamagaye ngo hakurya ngo cyangwa ngo tugahamagara ntabwo ari we navugaga nabwiraga babandi data nabwiraga abo bantu ako uzi kujya mu gihugu turi mu mazi bakajya bazimya bakongera bagacana ngo bagashitura ukagenda amasegonda ako ari amasengesho yanjye yarakoze kurahera ko bwa Nyagasani
kuri hoteli twari tugiye kujyaho bagiye kutuhereza ubwato kuko twaba Kibubu wanjye na Queen we babatesheje umutwe bahamagare ntuza kuri hoteli tugiyeho bohereze ntuza ubwato kuri Mana mfasha buraka tuba tugezeyo ati tugezeyo rero ngiye ubwanjye n'ingingo uyu mugabo wamba barene dusubire mu bwato urabyibuka buretse urabyibuka ko nabigusabye buretse twebwe buretse reka mbwira abantu bari Uganda bahazi tekereza twebwe twari tuvuye hehe kuri Munyonyi tujya kuri Divine Resort mu mazi bari nuko twebwe bwadupfiriyeho ntibirenze iminota 20-30 uzi noneho kugira ngo uve Divine mu modoka usubira hariya twari turi uzengurutse mukono wahagenda amasaha ye ane se n'ubuzima bw'umuntu birangana ane erega ibyo nta kibazo ngiye byose byakubwira nabwo ari gushaka turare mu nzira ariko tugereye aho tugiye amahoro uriya muhanda ngiye nawe ugenzemo n'imodoka kure ni kure ariko noneho dusezeranya abantu b'ubwato tuti rero mukemura icyo kibazo cyangwa mudushakira ubundi bati rwose mutubabarire kuri serivisi mbi twabahaye Kibubu wanjye ari yimenyenga mu gutaha ati ko bwato ariko tugiye kugendamo bati bwakize rwose ubu ni butaraka babwakije koko tugitsimbura babwakije koko ubwato bumera neza buretse hariya ntihari hari ubundi twari kubyemera ntabwo ari hagati ni umunota twari tumaze kugenda twari tumaze gutambuka nibwo twari tukiharenga ngahita mvuga ngo aka kanya tuzi ko twase turekera gufotora noneho ubwato nabwo buba buranze nanone kumbe nta kintu bigeze babukoraho amaye nka Kibubu wanjye na bya bindi baheturaga biranga ariko ibyo byabaye hagati na hagati ati moteri nabwo no mu kugenda nuko byagendaga bashitura noneho bya bindi ubwato bwapfuye ngenda bwibuka rega ndabyibuka kuko icyo gihe waranafotoraga ariko tukiharenga aha noneho wagiye kunuka bigenze biti njye munyumvira umugore nashatse ntabwo nagututse ahubwo nyine ngiye kuzajya nkufata nk'umuntu nyine nta kintu wamarira nyine ningera mu bintu uzajya ntacyo maze noneho oya aba bantu bagiye kurakara ndarakaye nyine oya nyine kuko nagufashe kandi umugore udakubitwa burya ni wa mugani nabo bamenyera urangubita ngo njyewe nta kintu maze reka ni nk'uko byagenze rata ni nk'uko narivugiye arumvirana warumviranye shu byagenze rata umva amabwire ubwo urumva namubwiye tukiri Divine ndambwira rero waritse tukabireka kugenda tugatega bisi nta kitwihutisha nta ruhinja dufite aho tugiye arabyanga tugitsimbura ubwato burapfa nongeyeho rero kuko abantu twari turi kumwe bavugaga ibigande simbashe kubabwira nyine uko mbishaka urumva rata ntabwo nabibashaga nabashaka kubivuga ubwo nabonaga mbinginga navugaga ikigande gipfuye noneho nk'ingingo uyu mwambaro wambara ukababwira bagahamagara nyine urumva bakomezaga batubeshya baducurika noneho uyu nguyu ari kwisekera na bafize ari kwisekera rwose ntacyo bintu bibabwiye nkabona uyu nta kintu bimubwiye nakubitiraho abana banjye koko nabyo ndabyibutse ngo abana banjye kuko ni wa mugabo ngo abana banjye ndamukagize icyomba abana banjye natekerezaga ureba akantu abana banjye bangana narabitekerezaga nkareba abantu bose mva nkareba abana banjye uburyo bagiye gusigara ari imfubyi twese ngewe na papa we ngo reba abantu bose bakudependingiraho ngo urabibuka ariko nawe wagize ubwoba ubonye ukuntu bapapye niba wagira ngo yakuragiye mu mazi agiye kugusunika ari koga ntuyega yagiraga gutyo kuko yari azi koga ariko nari nzi koga reka nkubaze ubwato buratembera ikindi nta muhengeri urimo wize utese ko satani nawe atera kwinshi kuki utashaka kurwanya ngo bibe ibyo byose uburyo se noneho uhita unyihinduka ku gitutsi wanutse n'uburyo wanutsemo ntabyo nagututse shu wimbeshe ntabwo yanutse nawe wese arabizi nibikize natwe ntabyo wavuze yararakaye ariko yarakajwe n'ibintu bitari ngombwa yaranutse ahubwo ratagera atiza ko yarakajwe nuko avuga ati mana ntacyo nari mfite ngo rero uriya mugore yari yapfa ngewe nicyo natekereje wikihagararaho ntabyo nakubwiye warabimbwiye ariko wikihagararaho nibyo byakurakaje cyane kiki kuba navuze ngo werebe ngo abandi barimo barahamagara abantu bivuge urabivuga nabi shu fisi nimbivuga arabyibuka ntabwo abyibuka
abo ngiye kugira aho ndabyibutse ndongera ndarakara nushake dore uriya nawe ngo ngaho ngewe nanasubira mureka maze subiremo impamvu nabikoze kamubwire mwa bantu nibyo natangiye mbabwira iyo umuntu akiri umwana we na papa we reka haragejeje imyaka ingahe 6 ngewe ndavuga iyo umuntu akiri umwana nyine ngewe iwacu nyiri mu rugo nabonaga ko papa na mama ikintu cyose gishobora kuba cyandokora cyangwa cyane muri make cyandinda gupfa umubyeyi wanjye yakora uko ashoboye akabikora noneho nashakiye ayo murezi namwizeye mufata nk'ababyeyi banje nanjye mfite isomo ry'umunsi conclusion y'iki kiganiro ndarifite urumva isomo ry'umunsi uze kuri nyibutsa uze kunyibutsa iryo jambo impamvu nibivuze gutya urumva arata ndangije nyine nkakomeza mubwira mwabwe bagahamagara nyine abantu twari turi kumwe bagande bo nabwo babagira kuko bo bazi no koga ko umwe yagiyemo haranoga n'ubwato arakomeza arabusunika buretse yahamagaye rata hakurya ngo bamutabare baratinda nibanamwemerera suzi uko batamwemereye se we nyine yahamagaraga bakamubesha none nkabwira umugabo wanjye ngo yashatse uburyo ki yahamagara numva ko nzi ko amenyereye Uganda mwumva yahamagara umuntu akabimenya nubwo twanapfa basa namenye ngo turi aho ngaho nje nicyo nashakaga wapfa se bundi borega n'ubundi urareremba mbabarira ariko yazi ngo muri maho mu kirwa hagati ntabwo abura abandi baza reka rero azabona akadobo k'umutuku mu mazi atahati nabivuze turakireba umena akadobo kwago n'umuyaga ugatwara turakireba natareka ushobora kubona harya cya kindi kiba mu mazi inzovu bawuda ingona ushobora kubona iyo ngona sibyo ushobora kubona nito gifari ibifi binini biba mu bwabangiza ibyo byose byari biri mu mutima wanjye urebye ukuntu wari umeze no kuba waranandakare hari ahantu wakoze amakosa kuko ngewe nari mfite ubwoba numva napfuye uzi ko hari ahantu umuntu aba yumva yanapfuye uraseka nk'iki nkawe koko wahamagaye rata henure kuko uri umugande wahamagaye rata dufite ubwoba yarangiza agaseka buretse oyashobora ahantu wakoze amakosa nubwo nagusabye imbabazi bwose nawe wakoze amakosa wasabye imbabazi z'ingona nongere ndakare uraza gutuma abantu baduserereza oya nyine nasabye imbabazi yenda yuko reaction yenda yatumye mvuga uko nateze ariko nanjye ntabwo nzongera kugufata akanya abantu ntabwo barumva icyo wambwiye ntabwo nzongera kugira mu byago ngo ngufate nk'ikigirwamana kuri bunabari cyo nanjye nizi somo nzajya mpita nceceka numenya amarangamutima yanjye wanabaye utose wambaye ijiri uri ugwamo rwose nari kugufata gutyo ibyo se kutabimbiraga turi muri ubwo bwato ngo umumurize narakubwiye ni wumura akomanya navuze ngo iki narakubwiye ni wumura nta muhengero urimo ngo humura narakubwiye ni wumura nta muhengero urimo nta kintu kirimo ibyo nibisanzwe twaravuga ko nta muhengeri ariko ndavuga wigeze uvuga niyo warohama wowe ndagufata wowe nugira ubwoba warabivuze none uyo mvuga ngo humura nurohama wowe wari kubinkira nari kugukira iyo bivuga uko birari bwumve ntekanye mwumva kuzi no koga Henry icyo yakoze yabwiye Henry ngo hamagara wewe winaha Buganda kandi ubwo ngo arahamagaye buretse mbere yo kuvuga ngo ahamagara telefone iri mu mufuka afashe mu bwato hasi afashe no hejuru we mbese arabona agiye kugwa n'imbaraga zikora mu mufuka ntazifite biriya njye nibyo nashakaga ko akora akazi oya yaravuze yatabaje ngo baze babafunga ngo mudutabare mudufungire barwa oya ubwo ibyo yaravuze ngo oya icyo gihe warabyumvisha na ubwa mbere yaravuze ngo muraseka iki yarabanje arababwira ngo we ngo muraseka iki wereka nze mamagare babafunge mwese oya afande ho hariya yamuhamagaye ngo azadutabare yohereza ubwato buze gutabara kubafunga we yiyemeraga ko ari wowe bafunge ngo we ngo nabafunga kibaza arabafunga turi mu mazi cyakora mwabantu mwe buriya ari kuvuga ngo abafunge bari inkuru ntibiryoha nko kubireba uriya munsi ariko nubwo nanjye nari mfite ubwoba Henry yarandenza
naraguka kamera kuretse yarakaye noneho Kibobo na Henure babujije amahoro abantu bari batwaye ubwato barebaga noneho umwe arasimbuka yagiye mu mazi ajya mu mazi akajya ahubwo afata ku mutwe w'ubwato akajya yoga abuyobora abutwara saa moya kuzigira hafi saa moya saa yine zari saa yine niho yahise agira ubwoba ubundi yari ameze neza yumva nta kibazo bazi ko bari abana we agiyemo kugira ngo yoge butatujyana ahantu habi twebwe turi hejuru noneho twebwe tugapapa ari hasi noneho tukavuza induru yatangiye kujya hasi ntabwo nagize ubwoba cyane nkehada Henure se yahamagaye umugabo atari mu mazi ari mu mazi noneho Kibubu amvuyeho atangiye guhamagara Henure wahamagaye hakurya si yabahamagaye se Henure abahamagaye abantu afande batwohereza abasirikare b'abamarine badutabara ati murahaganaye aratubwiye ati mwihangane gato iminota 30 ngiye guhamagara ubwato be bubafashe ngiye ku minota 30 nabanekanye ariko hano nahise numva nishimye undi ati sawa Kibubu wanyigishije Henure ahamagaye gutyo ati ni wumva umugabo ati nurebe umugabo ureko uyunguyura hanze muzabikuramo muzabikuramo ako shuru ushaka kujyanga amahanga yose azuve ko nagututse koko bikuramo ndakwiyana akuramo iki noneho ngiye noneho mpare gukora iki noneho muzabikuremo murebe ako shuru ko ari ugusebya se umugore gusebya none se we wamwe no se sinagusebya ndabazi bwari ubwoba bukanuka ntabwo uragututse rega ubwoba bujye butuma ubishinzi ngaho da ndakura urije gutangaza umugore wawe ko yabaye inshinzi se kigaragara rero ntabwo ujya usabwa imbabazi ngo wibagirwe wari wowe bigaruye utuma nibuka oya twagombaga kuvuga ubuhamya bw'ibyatubaye ariko nanjye nasobanuye impamvu yabyo nasobanuye n'impamvu yabyo ni ubwoba okay noneho reka ngereho ku kiganiro nyamukuru nge nari ngiye kugira mumbaze ngo twavanywemo n'iki twavanywemo na cya giti twanze bwa bwato bw'igiti twanze noneho buri na hanyuma yabwo butanafite na ntuza butanasakaye nibwo bwadukuyemo ahubwo baragiraga harya se bagashaga harya oya moteri ariko noneho ubwo butanasakaye none nshaka kudutwara mu busakaye mujye mundebera ubuzima rero ni buriyo waba utwaye moto waba utwaye imodoka ukiyemera kuwa moto ejo wajya kubona ukabona uwa moto atwaye imodoka nziza kukurusha cyangwa ahubwo noneho ya modoka yanagupfanye wa wundi wa moto agutanze iyo mwajyaga tugiye kubona tubona hahandi twari turi ngo turinze iminota 30 abamarine ngo baze kudutabara tugiye kubona tubona ahubwo ubwato bw'igiti nibwo buje tubusifuye nibwo bwaje buratuyobora sinzi ukuntu bagize babuzirikanyije na bwa bundi bwacu ngo ni VIP ahubwo sibuka ukuntu twari duhamagara ibundi barangije babutwara gutya batuyobora babuyobora dutabarwa na bwa bundi bw'igiti yanze uri ukabandi twabonye se tukabahamagara ngo muze mudufashe abandi baba bati baranone ubu baranimbo babi baranadututse by the way ariko baratubwira ati barani babi mushaka kuvuga ngo baze bakabiba bakabanaga bakabakigenda abo muri ntuza abo muri Victoria abo nanjye ndabazi kandi twatanye muze mudutabare ariko mana abandi banze kubatabaza kuko babazi noneho tubonye ubundi dutabaje noneho bwo buraza baradutabara ariko none buri arega ni isi gitwigisha tegeza kwanga nka kiriya kintu wajya kubona nicyo kigutabaye byanyibukije umuntu wigeze hari umuntu shanje ntago birabye umva ngo setse buri Imana ukani bari Imana hari umuntu kera ababizi barabizi kera umuntu yigeze kubwira undi ni story ngewe nzi nyine byatubayeho hari n'abandi babizi kera abantu bigeze gupfubirana baratongana batonganyira umwe abwira undi atuzi n'ikindi niyo wansanga naguye hariya hasi ari wowe wo kuntabara ngo mbeho uzandeke mpfe umuntu ko aba yihenuye noneho kandi koko reka wa wundi modoka yararimo wa wundi wavuze aricyo yararimo igenda irenga umuhanda ego ipfiyo mu manga umuntu wa mbere wahageze imodoka ya mbere yahageze ni yari itwawe na wa muntu yabwiye kwa kundi nawe utekereza ibintu by'uruhuririkane kugira ngo bihuririkane undi
imodoka yararimo n'uwo murangije abwira abagenzi be ati bari abantu ndabazi mureke tubatabare kubera ko yanasanzemo wa wundi kandi yarasanzwe namuzi ari nawe wari unarembye cyane amukubita mu modoka amutwara sehashka akangutse asanga aba ari nawe umugumaho kuko niwe wamugezeho mbere noneho atangira kudutabaza muvandimwe byagenze gutya mu gihe turimo gupanga kujya kumureba tunahamagara imiryango yabo bamukubitaho amaserumu bagira bate yagiye kuzura amaso gutya abona wa wundi yabwiye ya magambo ari we umuriho kubera ako kanya yamusabye imbabazi. isomo ry'umunsi mwicare mwige mujye mucunga ibyo muvuga oya ariko twebwe mugani bwato naba mbarenganyije ariko njye n'ibyaransekeje gusa mbonye ubwato mwanze aribwo buturohoye kandi ari nabwo buri na hanyuma y'ubwato nayo nafite n'ubwoba buriya bwato nabwo buze ngeze byo natekanye ari uko mbona ngeze ku nkombe gutya nibwo umutima wanjye wagiye mu gitereko uraruhuka kumbe wagiye kuruhuka nyine byabashye ariko mu buzima bwanjye n'uriya munsi narokotse urupfu icyo gihe nahise menya ko Imana ikimfiteho imigambi noneho ese nabana hariya ko warerembaga gutya nk'ubwo indege noneho icyo cyubona kimeze gutya uzi ko indege itigeze intera ubwoba ntabwo yigeze tekereza nyine ntutewe ubwoba n'indege utewe reka n'ubwato ntabwo bwanera ubwoba ubwanera ubwoba uko bwapfaga kandi abantu ntibashake kudusobanurira impamvu buri gupfa abantu ntibakubwire ntibagusobanurire ukibaza n'ibikize upfuye bwa mbere mugenda mwongeye gupfa mugaruka bikubera urusobe nyine ntabwo byabara kugutangaza ariko nyine turashima Imana ko yatugariye amahoro ariko ngo rero n'amasengesho y'umuvandimwe wanjye Nema nawe tumushimira ahari na mama bose nyine n'ababyeyi bacu ariko impamvu mvuga ngo Nema na mama yasigaye afashe igihugu nyine impamvu mvuze Nema we nyine yabuze amahoro kuva twagenda noneho ahita yigomera buri munota gusenga rero muzi rero ukuntu yarakamye kubivuga so guys nuko rero byagenze ngiye koko ngira ibanga ngiye uba si wowe urizi ibihe banga ubitse cyewe taje kuri kubwira rero nuko byagenze ntabyo bize abagashema yambi abakibubu harya oya nukira abantu we abagashema hanyuma rero story rero nuko irangiye y'ukuntu twavuye muri ubwo bwato niyo ngiyo urebye yari yanze singe hahera ubwato niyo gusa twarenjoyinze twagiye divine turenjoyinga mu tugaruka mu marira ubu tugeze ku nkombe turongera turaserebura bucya tunataha duhunga igihugu usanga mwisanze mu Rwagasabo tugera mu Rwanda amahoro dushima Imana abo twasanze mu rugo ari amahoro abana bameze neza aba Dubai rero mutwitege vuba cyane ugabanye yes ugabanye kuko ngiye ndishyuza ndi mu bantu bishyuza yes ubwo rero buretse kubivuga oya ni vuba ndindira uko nakwishyuza ariko noneho buriya bwo twagiye dusekeje sabo twagiye kubatera story ubwo twagiye transit kitaragaye bitunguranye bisu abandi ako ndikaguru we kumenya ibintu nijoro mu gitondo gabyuka agenda so Imana barinde nitabarinda mwirinde abagashema yambi ciao turabakunda cyane mwibuke gukora like share subscribe ngaho sezera njye navuye mu kiganiro bye I love you usirika mwaza usezeye imeze gutyo yes mama nawe ari sariye no